hanyuma abanyarwanda n'ubu ngubu baracyategereje ko wenda twabona nka etape itwarwa n'umunyarwanda muri etape igisigaye mubona bishoboka? Birashoboka cyane nko nkanjye plan yanjye ni umunsi w'ejo, kuko indi minsi yose ngenda ku mabwiriza y'umutoza, ariko umutoza guhaye urumva uhita umenya icyo ugomba gukora byose. Urumva arabanza akavuga ati aha sawa comeka ujye ujyana nabo ntutakaze ibihe. Birashoboka ko n'umunsi w'ejo igihe nataye ibihe naje kugira pane y'igare darayeri yanjye iri yiburutse ntwara igare ritankwereye. Urumva igare ritagukwiriye ugenda nk'uwitendetse, kandi uwitendetse aba atakaza imbaraga zikubye ku bisanzwe. Urumva rero ariko n'ubundi ntabwo ndi kure cyane, n'ubundi ibihe birimo hari igihe bizamfasha kujya bureke nkashaka kujya kubasha kuba natsinda stage nk'uko mwebanye umwaka washize 2022, bitewe n'ibihe nari mfitemo byamfashije kuba nagenda nkajya kuba natsinda. Ndatekereza ko niba ingibi rero nabyo bishobora kongera kuza kumfasha nibura, kuko ntonakizeza abanyarwanda ko ejo ntitwayibona. Yego kuyibona nabyo wayiguyeho wayibona, ariko nkurikije uko isiganwa rimeze ntabwo nabibizeza, ariko ndabizeza ko 90% etape ishoboka. Sawa. Bawe